ngukumbuye. Mama indirimbo ndi gushya utabona kuvuga amarangamutima arabikwereka guma kwisezerano nagiranye nawe manitabye guma ngukumbuye ndumva kandi ibyo nibyo niba ngukumbuye turi kumwe nanjye ndagukumbuye mukunzi sushiririmbo barumbiza ukuri iyi ndirimbo nahoraga buri munsi ko narinjira ku isi ya gitanda nahoraga nyitekereza nyiririmba ariko nanagusingira mbabura mbwiza ukuri ariko ubundi tuvuze ngo kuvuga ni ugutaruka wasimbutse kiriya gipangu gute uzi ko Fabiola Yohana yarahagaze nakubona umeze ngo mbona ndahataragiye kugwa kubita hasi umutwe no batama mbona urabishoboye uri kumva Fabiola nkavuga atagiye kukubona itahamagara kandi buriya ababigema bari bahari tajyanga yari wenyine kuko simbaze n'Imana yadukenge banza umbwira uyu muriro se hari icyo ugufashije ko wari urugutitira ni kubera imbeho narindi uriya muriro wa mbere no wafashije cyo mpamvu ubona nkomeye Paul sweetheart sorry okay ako uri umugabo umugabo ntajya babara sorry umva sheri maze kubona ko urukundo nta kintu bidakoresha pe hariya numvaga rwose ngomba kubikora uribuka ko nakubwiye ko uri rambo ku gipanga uribuka ko nanagwaye isezerano mubwira ko nzagukura hariya rero njye numvaga ko ngomba kubikora kandi bikagenda neza ubuse mu rugo twajyaga bambwira ngo Emili ngo yagufashe iki kuko ari agasore ko mu cyaro ubuse ko wabashe kurira igipangu kaza kuntabara n'ibitari biriya nzabikora kandi nzakora ibirenze biriya nyizera hano mubwire ngenda asezeranye umutima wawe ko sheri niyo bashyira muri uyu muriro uyu uriko kagutya bakantwika ndi muzima numva ntabwo nakureka niyo bazana isasu bakarinyuzamo bakanyuzamo amasasu 10 nzapfana Emile mu mutima wawe bakunze b'inzira n'umusando bashuje umurere hose ngamaje kubona ko ibintu byagiye kimwe maje kubona kanga bita Emile yongeye kuba yahura na Anita ese none ugiye kuba byagenda gute ko tubonye kwanga bita Emile yongeye kuhura na Anita nimba nako ko wishimiye yuko Emile ndetse na Anita bongeye kuba barani bako nawe urukundo rwo rugushimisha cyane ukaba wishimye ndetse ukaba wayisukuma amashyi nawe andagira guje muri comment tugira ijambo rimwe ubabwira mbere yuko dukomeza ndagira ngo manzo mva kakaririmbo baririmbanye bari kumwe nawe uze kutubwira ukuntu wakumvishe ndetse ugira ijambo rimwe ubabwira nimba koko nawe wabyishimiye nka ukaba wishimiye yuko anga Emile ndetse na Anita bongeye kuba bahura wabyishimiye koko byukuri atari uko kutubeshya ndagira ngo ntugine utagize ijambo ubabwira muri comment kugira ngo ibintu bikomeze kuba byarushaho kurya kandi dukomeze kugenda dusongirwa neza ino filme inzira musaba ugiye kuba wakumva ino ndirimbo bita Emile ndetse na Anita babashije kuba baririmbana ubu ni nurangiza nawe utubwira ijambo rimwe kuri bo nurangiza twikomereze tugana kuri ino filme inzira musaba ngiye kuba nabwira buri kimwe cyose mbere ko dukomeze ndagira ngo manzo mfaka karimbo bita Emile ndetse na Anita babashije kuba baririmbana ndi mu bihe bigoye sinza tatira igihango twagiranye nzagukunda sinza kureka kugeza ku mwuka wa nyuma nugutabona bwa amarangamutima arabikwereka guma kwisezerano nagiranye nawe Emile wanjye ngira ngo nawe maje kubyumva yuko ari akarimbo keza ngira ngo maje kumva yuko anga ubitane ndetse na Emile bakarimba yumva ari akarimbo keza ndetse ari akarimbo kuziyemo urukundo rwishi cyane ese none bigiye kuba byagenda bitekanga maje kubona ko ibintu byatangiye kurya ko maje kubona kwanga ubita Emile amaje kuba yakikisha Anita ese none nyina ntambara ndetse na Fabiola ndetse ana ari bari bwaze kuba bagenze gute none kwanga ubita rugenga agiye gusara none kwanga ubita ari nta bintu by'imikino no anga ari bwaze kuba yabyitwaramo gute ndabiziko nawe ufite amatsiko menshi kandi nawe ukomeje kubaza ukuntu bigiye kuba byagenda
kugenda gusa ngiye kuba nakumana amasiko kandi ngiye kuba nakubwira agashya uwo bita Emile abashije kuba yakora, ngiye kuba nakubwira igitangazo cyabashije kuba cyaba kuri Iribagiza. Ndabizi ko ari benshi mwasiganye amatsiko ndetse mwasigaye mwibaza muvuga ati none Iribagiza biraza ko byagenda gutira Iribagiza ko turi kubona ko yamajije kuba yaba impumyi bizagenda bitese none anga uwo bita Cyusa namara kumenye yuko abira byose ari Fabiola bikoze kuba Iribagiza yagize gutya akabimpumyi, ari Fabiola byose wabipanze se, ari Fabiola washatse umwicanyi kugira ngo abashe kuba yaza gufuhira ibintu mu maso Iribagiza, ubundi Iribagiza akabimpumyi. None ahanga uwo bita Cyusa ari bwaze kuba yakora iki ko twabonye ko hanga Cyusa ari intare y'inkazi, ko twabonye ko Cyusa nta bintu by'imikino ngira mwabonye ko hanga ubita Cyusa iyo bakoze kuri Iribagiza ngira ngo ubonye umujinya ubita Cyusa agira. Ese none beza kuba byene gute kanga navuga yuko ibintu bigiye kurya ko navuga ko hangaha ibintu bigiye kuba byageraho biryoshye cyane, ngiye kubabwira yuko ino film igiye kuba yagera iryoshye cyane, ndetse ibyo bishimwe mwiteze, ibyo bishimwe mutegereje muri beshi, ibyo bishimwe hora mwifuza mugiye gutangira gukora kandi mugiye kubona kanga ubita Rugimwa nawe ibyo bigiye kuba byaranyeretse Rugimwa agiye kuba yajyanwa muri gereza Rugimwa, polisi igiye gutangira kumukoraho iperereza ikamenya buri kimwe cyose, ikamenya inkomoko y'urupfu rwa papa Iribagiza. Ese none bizagenda gutanga ko ibintu bigiye kuryohana no kanga ibintu bigiye kuba byageraho biryoshye cyane. Mbere ko dukomeza ragira ngo manze nkwibariza akabazo gatoya cyane, ese wowe ubaye uri gucira urubanza Rugimwa urumva wamukatira imyaka ingahe? Urumva Rugimwa kwe kuba yahabwa imyaka Rugimwa ndetse na Fabien ndetse na Nyantambara urumva ukwiye kuba bakatigwa imyaka ingahe muri gereza? Nawe jya muri comment ubashe kuba watubwira kugira ngo dukomeze kugenda tubona yuko nawe wifuza yuko ahanga ubita Rugimwa ndetse na Nyantambara ndetse na Fabiola bajyanwa muri gereza, niba koko nawe ubyifuza ndagira ngo ugende muri comment tubwire imyaka wumva bakatira. Ese aba hari igihano cy'urupfu? Urumva Rugimwa ndetse na Fabiola ndetse na Nyantambara ukwiye kuba bahabwa igihano cy'urupfu? Nawe umwanya nawe kujya muri comment ukatubwira uko ubyumva kugira ngo dukomeze kugenda tugana kandi dukomeze kugenda dusubakirwa byinshi kuri ino filime Inzira y'Umusaraba. Mwamaje kubona kwanga ubita Iribagiza ibintu bitameze neza, mwamaje kubona kwanga ubita Iribagiza yamajije kuba yaba impumyi. Ese none bizagenda gute kanga Iribagiza yabaye impumyi ko turi kubona kanga Iribagiza ibintu bitameze neza, ko turi kubonaga Iribagiza ko atameze neza? Gusa twizere yuko ibintu biraza kuba byagenda neza kandi twizere yuko Imana ibwaze kuba yakora igitangazo ubundi Iribagiza akabasha kuba yakira kongera kureba. Ese none bizagenda gute kanga muri kubona yuko bategereje bavuga ati dutegereje igisubizo cya muganga, dutegereje kumva ikintu muganga azatubwira kugira ngo tumenye neza niba koko Iribagiza azaba impumyi cyangwa azakira ano maso. Ese none bizagenda gute? Anga ubita Cyusa namara kumenye yuko ari Fabiola bikoze, namara kumenye yuko bira byose ari Fabiola bipanze, none anga ko hariho ibintu bigiye kurya, none kanga hariho ruzingiye, none kanga hariho ibintu bigiye kuba byageraho biryoshye cyane. Nawe namatsiko menshi kandi nawe nicyo kintu uri kwibaza uvuga ati se none bizagenda gute? Dore ko benshi mukomeje kugenda muri comment muvuga ati se none Iribagiza azabasha kuba yakiri Iribagiza bizagenda gute? Iribagiza bizagenda gute? Ese ko twamaje kubona kwanga ubita Fabiola bira byose rero bipanze, se Fabiola ari wapanze buri kimwe cyose. Ese Fabiola bipanze agamije iki? Fabiola kugira ngo apange kugira ngo bagire Iribagiza impumyi, ara Fabiola yaragamije iki? Fabiola niki kintu yarategereje? Nawe namatsiko menshi kandi nawe nicyo kintu gikomeje kugenda ukibazaho cyane. Gusa ndajya guhe ko ay film igiye kuza, none agace kagiye kuza ari umuro. Mbere ko dukomeza rajya manze nkwereka filime nziza cyane, filime igiye kuba yaca ibintu ndetse akubana mukunda filime nyarwanda ni nayo ntigucike. Ni filime nziza cyane igiye kugaragaramo abarijeti muri filime nyarwanda nka Rugimwa ndetse Fabiola ndetse na Nyantambara bose bagiye gutangira kugaragara muri ino filime nyarwanda. Ntukuye gucikwa n'iyi ngiyi. Ubu noneho Bonflix yabategura filime idakwiye gucikwa yitwa Ntibavuga Barababara. Iyi filime iragaragaza ubuzima butavugwa burimo ibikomere n'amarira y'abana batotezwa n'abakababereye ababyeyi. Iyi filime kandi izagaragaramo abakinnyi bamaze gufata imitima ya benshi muri sinema nyarwanda barimo Fabiola, Rugema, tutibagiwe na Mr Rwiri. Iyi filime irasohoka vuba ikazajya inyura kuri YouTube channel ya Bonflix. Ntukuye gucikwa n'iyi filime ndakurahiye. ngira ngo nawe wamaje kubyumvira ko yuko ari filime nziza, ari filime igiye gutangira gucishwa kuri Bonflix. Niba rero ko ushaka kugira ngo urebe ino filime kandi ushaka kugira ngo uryoherwe na sinema nyarwanda, ngira ngo unyarukire kuri Bonflix ukane subscribe kugira ngo umunsi ino filime yasohotse uzayibone mu bambere. Twikomeje ngomaje kubona kwanga ubita Iribagiza ibintu bitoroshye, ngomaje kubona ko Iribagiza yamajije kuba yaba impumyi. Ese none bizagenda gute? Iribagiza azakira? Niba rero ko wizeye yuko Iribagiza azakira ndetse ukaba wizeye yuko Imana izakora ibitangazo undi Iribagiza kongera kuba yareba, ndagira ngo ujye muri comment wandikemo amen amen, utwereke ko nawe wizeye Imana kandi wizeye yuko Imana izakora buri kimwe ndetse Imana izatabara Iribagiza kongera kuba yabona amaso ye, Iribagiza kongera kuba yareba. Dore ko twabonye kwanga byose ari Fabiola biteguye ndetse ari na Fabiola wohereje uramwicanya akajya gutera Iribagiza bira bintu mu maso. Ese none bizagira gute? Twamaje kubona kanga bita mama Iribagiza yatangiye kuba yabwira uno mugore akamara ati nawe uri umwanzi wanjye, nawe uri ufatagije na Rugema, nawe nagunya nkwizira kuko nawe ushaka uri kuneye gushaka kugira ngo ugende ubwire Rugema buri kimwe cyose. Ese none bizagenda gute? Hanga ko twamaje kubona ko mama Iribagiza atari kwizera uno mugore
rero akamarade noneho angahe ibintu bigiye kuba byagenda bite ese noneho mama Iribagiza ko akomeje kwanga umwana we Bruno bizagenda gute ese uri kumva mama Iribagiza akwiye kuba yaguma kwanga umwana urumva mama Iribagiza akwiye kuguma kwanga Bruno ese Bruno yaba afite ikihe cya ku buryo anga mama Iribagiza akomeza kumwanga ndetse mama Iribagiza asigamo mubona akabona yuko ari urugemwe urumva kanga ari ikibazo gikomeye cyane ndetse ari n'ikibazo urumva ko anga mama Iribagiza ashobora kuba afite ihungabana rikomeye cyane rituma abona umwana we yanagize akabona yuko ari urugemwe akabona ari amaraso ya rugemwe ari kumutemberamo urumva kanga ari ikintu gikomeye cyane ese noneho bizagenda gute mama Iribagiza azongera kuba yabona Bruno mubone nk'umwana we no kugira ngo amubone nk'umwanzi we rugemwe azongera kumubona mubone nk'umwana we ndabizi ko nawe iki kintu uhora usengera ndetse nawe iki kintu uhora ufite amatsiko menshi gusa ugiye kubona ko ibintu bigiye kuryoha kandi ugiye kubona kanga wita mama Iribagiza agiye gutangira gukunda Bruno ugira mwumvishe kanga mama Iribagiza yavuze ati sinzigera njya mu rukiko na rimwe Bruno akira ahanga ese mama Iribagiza yabashaka gukora iki Bruno urumva kanga mama Iribagiza afite uwango rukomeye cyane ndetse asigaye yanga umwana we Bruno ku buryo asigaye amubona akabona yuko ari rugemwa urumva kanga mama Iribagiza aramutse abonye Bruno impanda ashobora kuba yanamwica ese noneho bizagenda gute kanga ibintu bigiye kuryoha no kangaha navuga yuko imigambi ya Fabiola yose yari yapanze yo kuba bagira ngo bagire gutya bafate Emile ubundi bamubeshyire yuko yafashe umukobwa ku ngufu navuga yuko byose bigiye kurangira dore ko anga navuga ko bita Emile agiye kwiberaho mu buhungiro ndetse agiye kujya kwibana na Anita kure cyane bagiye kujya kubana nta muntu numwe ubatesha umutwe ndetse bagiye kuba bahunga ku buryo anga ubita arazamushaka ndetse na Fabiola ndetse na Nyantambara bazashaka Anita bakamubura ese noneho bizagende gute kanga navuga ko bita Anita yakinye rugemwe ndetse na Ari abakinya agakino keza cyane ngira ngo bonye kwanga ubita Anita yari yemeye yuko agiye kuba yabana na Ari ndetse buri kimwe cyose bambwiraga yari yakemeye ubona ko ari guseka bazi ngo wenda ibi byo bambwiye byose yabyemeye ngira ngo bonye kwanga yabwiye Aratina gukunze nzajya kubana nawe ngira ngo bonye ku byose ngo bita Anita yari gukina agakino keza cyane ndetse Anita yaginye umukino mwiza cyane wo kugira ngo abeshye rugemwe ndetse na Fabiola ubundi bakamwemera kuba bamuha freedom agasohoka hanze ngira ngo wese ubona kwanga yari wagira ngo yari yapanze n'uwo bita Emile navuga ko anga ari agapangu bose bapanze ngira ngo navuga ko atari ibintu byahuriranye kuko anga navuga yuko anga ubita Emile ndetse na Anita bari babipanze yuko Anita agomba kuba yakwemera buri kimwe cyose kugira ngo babashe kuba murekuza ubundi azaze kuba yamukikisha ese noneho bizagende gute kanga mwamaje kubona ko ibi nari byiza cyane mbere ko dukomeza nagira ngo manze umva kakaririmbo wo bita Anita ndetse na Emile baririmbye umva yuko ari kuvuga ati ndagukumbuye naye ndagukumbuye umva yuko ari akarimbo keza cyane ndetse ubona yuko ari akaririmbo abaririmbaga bose kabavuye ku mutima ndaza nyuma y'aka karimbo dukomeza tureba ibigiye kuba byakurikiraho ndetse tureba n'igitangazo kigiye kuba cyaba Iribagiza akabasha kuba yakira amaso ndumva ngukumbuye ngira ngo nawe uri kubona yuko anga ubita Emile ndetse na Anita bishimye cyane ngira ngo uri kubona ko ibyishimo byabasanze ese noneho biraza kuba byagira gute biraza kuba byabaga amahoro cyangwa anga ubita Anita bari bwaze kongera kumufata cyane yuko anga Anita noneho yongeye gusubira kwa rugemwe atakongera kuwacika atakugira no kuba yasohoka cyane yuko anga ubita rugemwe ndetse na Fabiola babamaje kubona yuko anga uno mukobwa ngo ni Anita ibintu byose babwira bababeshya batakongera kuba banamwizera batakongera kwizera yuko koko ibyo ari kubabwira ari ukuri ngira ngo mvishe kanga ubita Anita abwiye kamarade ati abwiye Emile ati icyo nzakora cyose cyaba cyose nzaguma ngukunde niyo bafata bakashyira muri nomero ndetse niyo bamfata bakandasa amasasu nk'igihumbi nge nzaguma nkwikundire nta kintu kizantandukanya nawe ese urukundo rwabo nawe urarushyigikiye nawe ndagira ngo ujye muri comment rugire ijambo ubabwira kugira ngo tureke ko nawe urukundo rwabo urakigikiye kandi nawe wizeye yuko bazabana wizeye yuko Imana izaguma kubashyigikira mu rukundo rwawe mwamajije kubona kwanga ngo bita Isimba atangiye kuba yashira yatangiye kuba yatekereza ko byabaye byose atangiye kubona yuko ibyo yakoze byose atari byo ndetse atangiye kumera nk'ari kubyishuza atangiye kubona yuko ibyo bamubwiraga byose atangiye kugenda abibona ese noneho bizagenda gute twamaje kubona kwanga bita Isimbi yahisemo kuza kwibera umuhinzi no kugira ngo atange umwana yongera ngo bonye kwanga bita Isimbi yaje kuba yajya kwibera hano mu cyaro kugira ngo abashe kuba yarinda umwana we ese ibintu Isimbi yakoze nibyo ibintu Isimbi yakoze azabishobora ese Isimbi guhinga azabasha kuba yabikora ndetse twabonye kwanga Isimbi ibintu byo guhinga atigeze abikuru ndetse ibintu byo guhinga atigeze abimenyera ese noneho bizagenda gute bya Isimbi bizarangira gute ese noneho cyusawe namara kumenya yuko Isimbi yagiye mu cyaro ndetse abayeho ubuzima bubi cyane bizagenda gute ese Isimbi azababara rugemwe ndetse na Nyirantambara azabasha kuba yabaha imbabazi ese ubaye uri Isimbi wababarira rugemwe na Nyirantambara ukabaha imbabazi ukababara nawe ujya muri komeze tubwire kugira ngo ukomeze kutwereka ko wadukurikiye kandi ukomeze kutwereka yuko nawe ukunda ino nzira ukunda ino filime ziri umusarakaye nawe koko uyikurikirana umunsi ku munsi kuko muri kubona ko ibintu byatangiye kuba byageraho biryoshye cyane si ibintu bikomeje kuba byaryoha cyane muri ino filime inzira y'umusaruro dore ko turi kubona kwanga bita Anita turi kubona kwanga bita Anita ndetse na Emile ibintu byaryoshye turi kubona kwanga bita Anita ndetse na Emile
biyemeje kuba bakwibanira. Ese bizagenda gute ibi bintu bapanze bizacamo? Ese Imana izaguma kubarinda? Nawe ndabizi ko nawe ari cyo kintu ufite amatsiko, ndetse kandi nawe ari cyo kintu ukomeje kuba wakwibazaho cyane cyane yuko navuga kanga wita are agiye gushyiraho abicanyi bagomba guhiga Emile, ndetse agiye gutanga itegeko rivuga ati Emile nimuramuka mumufashe muzahite mumwica, nta yindi bivugano, muzahite mumwica. Ese noneho Emile azabasha kuba yacika? Emile azabasha kuba yacika? Ibi abicanyi bagiye gusa kumuhiga, bagiye kumuhigana na Anita, bizabasha kuba byakunda? Urumva ko noneho angaha ibintu bigiye kuryoha. Urumva ko angaha filime yacane igiye kugira ahantu haryoshye cyane, ndetse ariho beshi mugiye gutangira kubona ko ino filime iri kugenda igana ku musozo, dore ko navuga ko angaha na polisi nayo igiye kuba yatezamo, ndetse polisi igiye kuba yatangira guhiga Rugemwe, igiye gutangira gushakisha Rugemwe, ndetse igiye gutangira gushaka ibimenyetso byose, dore ko navuga ko angaho bita Rugemwe nawe agiye kuba yashaka ukacika. Ese noneho bizagenda gute? Bizarangira gute kangaha ibintu bigiye kuryoha no kangaha ibintu bigiye kuba byaba uburyohe gusa ndetse ino filime yacu igiye kuba yagira iryoshye cyane kurusha uko byatangira. Ngamubonye ko ino filime kuva yatangira ibintu ari uburyohe gusa, navuga ko noneho ahandi igeze ari uburyohe gusa ndetse nsuza n'abantu bakunda Anita ndetse na Kamarade ku bantu mubakunda cyane. Ese mubona Emile ndetse na Kamarade no mu buzima basanzwe bakundana, cyangwa birangira muri filime? Kuko benshi ndabizi ko mwakomeje kugenda mumbaza icyo kibazo muvuga ati ese Emile na Anita barakundana cyangwa koko ni bisanzwe ni ibyo muri filime, nk'uko abantu benshi tubona muri filime bakina bakundana, nyamara ubuzima busanzwe nta kintu na kimwe bapanga. Gusa ndagira mbabwire ko nzabasohora akantu kabazabashimisha, ndetse nzajya kuba naganiza Emile ndetse na Anita tukababaza ari kuko nimba bakundana, tukababaza byinshi ku buzima bwabo, kuko ni benshi mama mufite amatsiko kandi ni benshi mwakomeje kugenda mubyibazaho cyane. Gusa ndagira ko nimba kuko warakanze subscribe kandi nimba kuko nawe warabaye bimwe mu banyamuryango bacu, utazigira ucikwa ndetse uzagenda usobanukirwa byinshi wibaza kuri Emile ndetse na Kamarade, byose nzagenda bikubwira gake gake. Twikomeje kumaje kubona ko anga ibintu bitoroshye, ngamaje kubona yuko noneho angaha ibintu bikomeje kuba byagorangira. Ngomenye kwanga bita Fabiola nawe yatangiye gupangira avuga ati Emile tugomba kuba twashaka ukuntu tumubeshyera icyaha kugira ngo abashe kuba yajya muri gereza. Gusa tubonye kwanga bita Emile abarushije ubwenge, ndetse Emile abakoza akantu, Emile abatunguye cyane, ndetse Emile abakoza agashya gakomeye cyane. Ese noneho biraza kuba byagenda bitera Rugemwe namenya yuko Emile yaje kuba yatwara Anita. Ese uramuzamu kwa Rugemwe araza ko yabisona gute? No muzamu kwa Rugemwe araza kuba yabigenza cyane yuko twabonye kwanga ubita Rugemwe yashyizeho umuzamu ugomba kuba yacunga ku rugo. Gusa tubonye kwanga ubita Emile nta bintu by'imikino, kandi tubonye kwanga ubita Emile ari Rambo ku gipangu. Kwanga ubita Anita yavuze turi Rambo mu gipangu, ntago uri Rambo mu bisheke, ahubwo uri Rambo ku gipangu. Kubera kwanga udutendo ubita Emile yikoretse, ubona ko nta ikintu cyose, nyamara urukundo rwagigukoresha ikintu cyose wumva ko utinya, kandi ikintu cyose wumva utakora, nyamara urukundo rwakigukoresha. Ese noneho bizagenda gute kangaha ibintu bikomeje kuryoha? Kangaha ibintu bikomeje kuba byakwerekana yuko ino filime iri kugenda yerekana isura nziza cyane, ndetse iri kugenda yerekana yuko ibintu biri kugenda bigera ku musozi. Ese noneho Rugemwe kafite ubwoba bukomeye cyane, Rugemwe akomeje kugenda atinya avuga ati ningira mu rukiko nzasobanura iki, ningira mu rukiko nzabigenza gute? Agira ijambo rimwe ubwira Rugemwe kugira ngo ukomeze kugenda utwereka ko nawe wifuza yuko Rugemwe yajyanwa muri gereza, ndetse wifuza yuko Rugemwe ibyo byose byarangira nabe. Babwira ati rero nahangana ncoje, babwira ati ndabakunda cyane kandi mboza ku mutima. Mbere yuko nsoza ndagira ngo manze nkwereka filime keza cyane uzajya ureba ndetse ukagakunda cyane, kuko naga filime akagiye kuza gasimbura ino filime Inzira y'Umusaraba. Mu gihe ino filime Inzira y'Umusaraba izaba itakiri gusohoka, ndetse mu gihe ino filime Inzira y'Umusaraba izaba iri kurangira, njya ngubwe kaga filime, ariko ga filime keza cyane ugomba kuba wareba muri weekend ndetse no mu yindi minsi isanzwe, kuko naga filime keza cyane. Naga filime nyuma yuko tubateguriye filime zagiye zikundwa hano mu Rwanda nka Giramata, Intare y'Ingore ndetse n'Inzira y'Umusaraba, Amazing Film Production yongeye kugutegurira filime y'agataraboneka yitwa Urwibanga. Ni filime ivuga ku mugabo w'umukire witwa Kamarade ufite urugo rwiza ndetse n'umugore mwiza. Gusa ikibazo gihari ntabonera umwanya umugore we kubera akazi kenshi. Reka nze ite mbikoherereza. Nongere iki? Ntacyo, reka nze mbikore. Yes sir. Ese umugore wa Kamarade arakomeza kubyihanganira? Wanjye ngo gende ivaze hano. Ku rundi ruhande Emile ni murumuna wa Kamarade, amwishyura kaminuza ndetse icyo ashaka cyose arakimuha. Gusa umugore wa Kamarade atangiye kumukunda. urabona ibintu ukoze? No, ntabwo ayo makosa nayakora. Sinshobora. No, ntabwo nabikora. Wanyumvishije Emile? Ayiwe, Emile birangiye atsinzwe, yemeye kuryamana n'umugore wa mukuru we.
ese murumuna Grace kamenye karyamana na Emile arabivuga? uca inyuma mukuru wawe nk'uwo mukuru wawe aje agasanga mwahuje urugwiro kandi umaze kwigira isyanutse wapfuye ariho. ese kamarade we namenye yuko murumuna we asigaye aryamana n'umugore we bizagenda biti? Ntuzacikwe n'iyi filime, ni kuri uyu wa mbere tariki 15 z'ukwa cyenda kuri channel yitwa Kamarade Films. Twayipininze muri comment, gera yuko re subscribe kugira ngo uzabe uwa mbere mu kuyireba. Urwibanga. bayita Ukwibanga. Ni filime nziza cyane igiye gutangira gusohoka mu minsi mike guhera ku itariki 15 z'ukwezi kwa cyenda. Niba nako ushaka kugira ngo ujye uyikurikirana kandi itazagucika, ndagira ngo unyurukire kuri YouTube channel yitwa Kamarade Films, ubashe kubaka na subscribe kugira ngo umunsi yasohotse uzayibone mu mbere itazagucika, dore ko ari filime igiye gutangira guca ibintu mu minsi mikeya. Rero nawe unyarukira kuri YouTube channel yitwa Kamarade Films, ubashe kubaka na subscribe, nutabasha kubona iyo channel umanuka hasi muri comment twayipininze ukore subscribe kugira ngo uzayibone mu mbere. Twikomereje kuri filime yacu Inzira y'Umusaraba. Rero mwabonye ko angahe ibintu byakomeye, ibintu byagezeho biryoshye, ibintu none ahantu hose hateye amatsiko muri ino filime Inzira y'Umusaraba. Nkurarika kuzakurikira agace kazasohoka ku munsi wese ku isaha ya 8. Nawe ntuzacikwe tureba agace kazakurikira ka 59 ku bantu musiganye amatsiko nagira mabwiye ko ino filime none igiye kuza ari rurangiza ndetse agace kagiye kuza none kagiye kuza ari uburiye gusa. Ese none Emile bizagenda gute? Ese none angaho bita Fabiola araza kuba yabyitwaramo gute? Ese none Rugema araza kuba yabigenza gute? Ese Nyantambara araza kuba yagenze gute? Ese none ari bwaze kuba yakwiroho, dore ko twabonye kwanga are akunda Anita cyane wagira ngo ni gatumwa. Babira ati nanga nshojeje ajemwe abanye ku imikoro nyita Tik Blaze, ndabakunda cyane kandi mboza ku mutima. Ciao ciao.